yewe umuntu uri kuvuga ngo umuziki uraciriritse ndi kukubwira wowe ubaze sha umuziki ntago uciriritse gaje mu mutwe ariko umuziki ukwiye kubahwa. Yo twongeye kubasuza nkuko bisanzwe nkuko mubimenyere kuri Easy Music Rwanda. This is Jerry Bass on the mic, the African black and brown bass boy. Tubahaye ikaze hano turi kumwe n'umutumirwa. Ikiganiro cyo ni cya kindi duhora tubategurira kijyanye n'iterambere ry'umucuranzi. Umutumirwa wacu uyu munsi ni Joshua the Big Josh. Ndibeshye Big Josh. Utangiye kwitwa Big Josh ryari? Natangiye kwitwa Big Josh igihe nisangaga ndi munini. Uziko mbonye umuntu unduta noneho nayinzi ko ari je Big. Nayinzi ko ari je wenyine Big Jerry. Ndi Big Josh. Shwa kuri Big Jerry nyine Big Josh. Mfite ibiro 78. Yego ko nyifite 103. Ana yanjye. Urumva ko nta kintu yakirirwa mvuga nanone ndatsinzwe. So mbahaye ikaze rero mu kiganiro tujye gukorana na Big Josh. Akaba ari ikiganiro tujye kuganira ku iterambere n'umucuranzi. Iterambere ni iki? Ni gute umuntu atera imbere? Ese ni gute umuntu atera imbere? Bisaba iki? Binyura hehe? Se bimusaba gukora iki? Byose tugiye kubiganira na Joshua. Tubuse ko kino ari ikiganiro twagiye tujyana n'abandi bacuranzi batandukanye bagenda batubwira uko bagenda babyumva. Ariko sibo gusa dushaka kugira ngo tumenye se umucuranzi wa hano mu Rwanda iyo atekereje iterambere yumva ari iki. Niyo mpamvu twaje kureba Josh the Big Josh ukamumvise mu mazina ye. So turatangira ikiganiro mbahaye ikaze cyane. Mwibutse ko wowe utarakora subscribe, iyo ni wo mwanya wawe kugira ngo ukore subscribe kugira tujye turushaho kugutegurira ibiganiro bitandukanye byiza bigamije kubaka umunyarwanda, umucuranzi nyarwanda, umumiziki nyarwanda, ari abaririmbyi, ari abacuranzi, ari abantu bose bafite ama projet musical, ari abifuza gukora muri industry y'umuziki hano mu Rwanda. Turifuza ko mukanda subscribe mukadushyigikira, ikindi murebe zino video munazisharinge, munatanga ama comment cyane ama comment cyane yubaka buriya niyo tuba dukeneye cyane. Ubundi mbese tuzamure wowe nanjye dufatanye kuzamura industry musicale hano mu Rwanda. So Big Josh, iyo bavuze iterambere wumva ari iki mu magambo yawe ukuritekereza? Mbese ni ryari ubona ko habaye iterambere? Iterambere ubundi mu magambo make y'iterambere ni kuva kuri level imwe ukajya ku yindi, kandi ukava kuri level imwe iruta yo ririho ukajya kuyisumbuye. Giye nuko numva iterambere kuko nyine ni iterambere muri make no kuva kuri level imwe ukajya ku yindi level nziza. Ubu ngura rifite ubu ngubu iterambere ndarifite rwose. Ntabwo gute iterambere ndarifite uburyo bujyanye n'umuziki, uburyo bujyanye n'imyumvire, uburyo bujyanye na muri make urebye ntabwo sinajya ahantu ngo mbure itike, sinajya ahantu ngo nishwe n'inzara. Bega Imana yadukijije inzara muri make. Wow kabisa. Big Josh. So ariko bajya bavuga ngo n'ubundi bajya bavuga ngo umuntu ufite iterambere ryo mu myumvire bwa no ufite iterambere ryo kore. Wambwira cyane kuko burya mindset nicyo kintu cyambere kigora. Ushobora kuba ufite mindset mbi cyane ugasanga ibintu bikakunanira. Rero iterambere rya mbere ni mu mutwe no mu myumvire. Iterambere rya mbere ni imyumvire kuko imyumvire igutambutsa ahantu henshi, mindset zawe uko zimeze zigutambutsa ahantu henshi. Ushobora kuba ufite imyumvire ikiri muri za insonavuga gute muri antiquite urumva muri antiquite ugasanga uruwa muntu ugifunga imitwe ngo ugifite code ngo ugifite ibiki ngo ufite ibintu nyine ibintu two kwiyumva ugasanga n'utwo ngo ugasanga tuguhoza inyuma ntago tuma ugira iterambere.
urumva niba ufite izo mindset zigoye byanga ibyemere urahura inyuma nyine ntabwo urutera imbere urumva rero iterambere rya mbere rikomeye cyane riri main ni imyumvire nta gihe mu buzima bwawe wigeze uhura n'ikintu n'umuntu udafite iterambere mu myumvire ngo wenda mwe mwarakora idinzeho ukuntu bikubabaze cyangwa se ubone nyine uratangaye mu buzima bwawe ubonye umuntu udafite imyumvire barahari benshi cyane babura site mu buzima ntabwo babura barahari cyane nahuye nawe igihe kimwe nari nangiye karere gucuranga noneho icyo gihe mbega nabyita ko ntabwo nakagera level navuga ngo ikenewe cyane yo kuba umuntu yajya kuri tele gacuranga neza mura n'uwo muntu ufite imyumvire iri hasi kwere arangije ubonye umuntu ukiri hasi ntabwo umukinege ahubwo umubwizwa ukamubwira ati kora gutya hano na hano ntabwo hameze neza subiramo hano gutya none uwo muntu ko afite ya myumvire ikiri hasi yo kwiyumva ko warenze ntashe kuzamura undi kuko man nta umenya baravanga isi nisakaye harya nayo banyagirwa noneho aho kugira ngo sore nje nkacuranga akaba ari mu twa tuntu twanga umwamukuye he ko atabizi bla umva za mindset nyine ziracyari hasi nyine kubwiraga ziwe nyine akancinege nahavuye nababaye kwege nacitse intege numva umuziki nshaka kureka ariko byose imanisha ari ryiza byo gukora cyane aho ngeze ubu ngubu ndakeka ko nawe ahari ashobora kundeba akavuga ati at least urumva ko byibuze wamucalenjinze nawe ukaba nenekeza ko byaguhaye isomo ryo kugenda ukarushaho kwiyubaka cyane murya rarimaye cyane sinzabyibagirwa nuko nambuye uwo munsi sinzabyibagirwa mumbe ngo nanubu biracyari mu twanya sinshobora kubyibagirwa buri munsi sinshobora kuzabyibagirwa n'uwo munsi wa mbere mbega cyo nabyita gute mbega ni big challenge nagize mu buzima ndavuga ati kabisa ibintu bigomba kumisoma kuko icyo gihe natashye nababaye numva nacitse intege numva umuntu gucina intege akakubwira ati ntabwo kwikora neza kora gutya noneho icyo gihe kandi ndabizi kuko nanyiri hasi cyane ntabwo ndi ku rwego rwo kuba najya kuri tele ngo mvuge ati ngiye gukora noneho ngiye ndiyaminiya bimwe by'abajama batikaniye ngiye rero burya abantu bakajya bakora ama intro ngiye ngasigara inyuma akora ama introduction ngasigara akumva abacuranzi rero icyo gihe nayo nyine nakantu nyine mutonye ukuntu narababigi urumva narababigi nyiri gato kantu ukavata kagatipe nyine nucyo cyane abagatipe bize bite cikinege cyane cikinege natashye nababaye kuva icyo gihe natangiye practice ariko ndabizi neza ko n'inshuti yanjye ndajyamo mu ngambwa turi ukuntu wacaga intege cyane rwose basigara avuga baramamagara akavuga ati bazistemeze bite kandi ubundi ndakeka ko kiragiye ntago iyo title nari nyikwiye unyibukije story yigize kumbaho hari igihe ubundi abantu iyo bari bazi ubwenge bajya begereza abacuranzi bakatumiramo n'amafaranga tukabicaza tukababwira stories z'ubuzima bwacu hari akantu kiyize kambaho rimwe nanjye ndimo ntangira gucuranga bass nari ndimo ntangira gucuranga mu myaka ya 2015 noneho ndimo ncuranga nyine urabiza abenshi tuba twarabitangira muri korali noneho ubwo ndimo ntangira gucuranga nari maze iminsi nari nsanzwe nkora piano ariko numva nshaka gushiftinga piano itakindyohera nshaka gukora bass no kwa kundi gutangira umuntu agahita areba bya hafi nyine bya bindi by'imyumvire iri ku rwego rwo hasi akakureba ako kanya ntakurebe ejo hazaza noneho uwumve ko yaturutse muri korali nyuma nko ku murongo wa 3 mu baririmbyi nka 80 cyangwa 100 urumva araza gutya acunga nyine dirira hagaritse korali kwa konde washyizemo agatamoro kujya baganire bagire gute nyine ababwire yabahe inama iki bakomeze repetition ahita turuka bimuturutse hariya araza aranyongora ambwa ngo none se ko turi kumva bitaryoshye ubundi wakicurangiye piano urumva ako kantu umuntu abaturutse kaba kamukuye hariya sibyo dirija nta byicyo yakubwiye president nta kintu yakubwiye araje nyine ahise bikubwiye ni bitera ihungabana most of time bitera ihungabana ubundi bikaguca intege ndibuka ko mu practice yakurikiyeho n'ubundi hari igihe ujya gukoroka wagahita wibuka nk'iryo jambo ukumva ucitse intege ubundi bino bintu nzabimenya iki ariko abantu bafite imyumvire ikiri hasi byo babaho cyane mu mitekerereze
so wowe bino bintu bya iby'iterambere n'umucuranzi wowe ubyumva gute? iterambere ry'umucuranzi iterambere n'umucuranzi iterambere ry'umucuranzi, umucuranzi n'iterambere, mbese umucuranzi uteye imbere wowe ubyumva gute ukurikije uko ubona sosiyete turimo? ukuntu mbyumva ngewe, iterambere ry'umucuranzi, gutera imbere k'umucuranzi n'umucuranzi nyine byose, ikintu cya mbere numva ngewe nasaba kugira ngo umucuranzi ageraho hose n'iterambere ni support. Reka mbanze nkubaze, ubundi ubona abacuranzi bateye imbere ubundi uko ubibona? Bateye imbere cyane. Oya, nituvuga abacuranzi si bya hari ukuntu abantu bajya ba confusing ibintu. Nakubwira ngo umucuranzi ugahita uvuga ngo Bruce Melody, ugahita uzana The Ben, ukazana barana abaririmbyi. Ngende kuvuga ku mucuranzi, abantu benshi bakunda kumva umuziki, bakumva ya produit finali turutse muri studio, akumva ngo The Ben yaririmbye neza, cyangwa Bruce Melody yaririmbye neza, ariko ntibagire like kureba kuntu uza ku gitera w'ibyo byose. Akenshi kwa kundi tuba duhagaze kuri stage, umuririmbyi ahagaze imbere, buriya tuba tumeze nka fondation ahagazeho, tuba tumeze nka foundation. Abantu rero bakunda kwita ku biri top ntibite ku biri deep indani. So turagira ngo rero dufokasinge kuri fondation, igituma uwo muziki ubaho, uwo muziki uryoha, nibyo uwo muririmbyi aba afite contribution kuko niwe bakorodonye ibintu byose. Yanakoze ntuza afite n'iryo jwe ko atari ifite ntibyagenda neza, ariko nanone hari ikintu dukwiye kugaragaza nk'abacuranzi, ikintu kijyanye n'umucuranzi. Hano mu Rwanda ubona umucuranzi w'umunyarwanda ukurikije na music industriel, ukurikije n'abo baririmbyi standard bagiye bariho, ubona duteye imbere cyane ku buryo ushobora kwicara ukavuga uti wow, ndabona umucuranzi arimeze neza ku rwego rwose rushimishije. Muri rusange wumva ariko bimeze? Muri rusange ukuntu bimeze ubundi, turi mu rugendo. Nge ukuntu mbibona nabona ko tumeze nk'aho turi mu rugendo. Ntabwo navuga ngo umuziki uri cheap, ntabwo navuga ngo iterambere ry'umucuranzi riri hasi, oya, ariko turi mu rugendo. Kuko urebye muri make abacuranzi bamwe na bamwe nzi tuziranye, ntabwo ari abacuranzi ushobora kuvuga ati yatawe n'igihe. Ni umucuranzi ufite iterambere, ushobora kuba yagira ikintu yikorera, ushobora kuba yagira ikintu yigezaho, ushobora kuba yakibeshaho, ndetse hari n'abandi bantu tuzi benshi, nawe urabazi, tuzi bubatse ingo, bafite ingo zabo, batunze abana n'abadamu b'abacuranzi. Ugasanga rero cyangwa ibyemere umuziki turi mu iterambere ry'iterambere, kandi sunavuga ko gute turi almost mbega kugerayo, harabura gato kuko urebye bimeze neza cyane rwose, bimeze neza, ariko ntabwo navuga ngo twagezeyo ngo byabaye successful, hoya, ntabwo turabigeraho neza, ariko mu by'ukuri turi mu rugendo. Ukuntu mbibona ngewe umuziki mu myaka nk'itatu n'itanu iri imbere, abanyamuziki bazaba ari abantu bakomeye cyane. Wow, Josh, ucuranga sakira na gospel hose utangaye umusada hose, ahakenewe umuziki nk'umuntu wabigize kariyeri, ahakenerwa umuziki, umunyamuziki. Tubibutse ko uramutse ushaka umucuranzi mwiza w'umuhanga nk'uko mwabyumvise dutangira, Josh arashoboye, ni mwiza cyane kabisa. So ndashyiraho nimero yawe ubundi bajye bagushakira kuri iyo nimero. Yego. Wow. So iyo ugiye gucuranga muri sakira no muri gospel, ni banza tubwire ku mbogamizi uhura nazo, ubundi unatubwire udutandukanyirize aho hantu habiri, ariko utubwira ku mbogamizi za bon, ni ibintu byumvikana. Sekira na gospel atandukanye. Sekira na gospel atandukanye. Gospel ni indirimbo cyangwa se ni umuziki wo kuramya Imana, ntabwo ari indirimbo z'Imana. Burya abantu bakora amakosa bavuga ngo indirimbo z'Imana, ntabwo ari indirimbo z'Imana, ko Imana ntiririmba. Ni indirimbo izo kuramya no guhimbaza Imana. Noneho
sekira zo biranumvikana abantu benshi barabizi sekira ntabwo indirimbo ziramya Imana. Rero imbogamizi ya mbere ni ukumenya uburyo witwara muri ibyo bintu bibiri, ukamenya ko ugiye muri sekira bitewe n'imyumvire yawe ugenda akijijwe. Ubu niba ukijijwe ukamenya ko ugiye muri sekira uritwara se nk'abasekira, oya uramenya uburyo bitwara. Niyo bacuranze wenda abasekira rimwe na rimwe usanga hari abadakijijwe abandi bakijijwe, ukavuga ati bon ngenda akijijwe ariko ngiye mu kazi, ukavuga ati ngomba kumenya uburyo nitwara. Iyo niyo mbogamizi ya mbere ubundi umuntu agira, akavuga ati nditwara gutya kabanza bikananirana, ukabona biri kwanga ukuntu, kumenya uburyo ubabamo, ukavuga ati ngiye muri sekira, ugakora sekira ugayikora kabisa, ugakora akazi kawe ugataha, wajya muri gospel kuko ariho tubarizwa nyine cyane nk'umukristo, ukamenya ko usubiye iwanyu. Umva rero imbogamizi ya mbere ni ukumenya uburyo bitwara, kumenya uburyo bijira ibyo bintu, kumenya uburyo bitandukanya, kumenya uburyo utari bugire ishusho mbi kuko wagiye muri sekira bitewe n'imyitwarire bugiremo n'abantu ubuze ko uri kumwe nabo, n'ibyo uri buvuge byose nyine ukamenya uburyo bijera. Iyo mbogamizi ntago yabura. Uravuga iki ku bantu bakira ibyo dukora muri gospel? Ku bantu bakira ibyo dukora muri gospel, iyo haje moteri imezo kuvuga ngo ngenje kubakorera ariko hari ikintu mugomba gutanga kugira ngo nze, uburyo babyakiramo bagomba kubyakira neza, kuko niba nk'uko nakubwiye, niba bakeneye iterambere ry'umucuranzi byange byemere bagomba kugira icyo bafasha. Ntabwo bari buvuga ati urugero wenda Jerry Bezi agiye kuza kuducurangira turamuhesha umugisha yego arawufite kuko yarawuvukanye, ubwo n'uwa mbere afite umugisha wo kubaho mwinshi, afite imigisha myinshi, afite n'imigisha y'ahakora umurimo w'Imana, abahesha umugisha nabo bakamusubiza indi. Urumva rero byange byemere akeneye kugira ngo atere imbere, akeneye kugira ngo bigire akazi, ntabyo kuvuga ngo umugisha kuko niba aje nk'akazi, ngomba kwifata gutyo. Ngira ikintu cya mbere navuga ati bajya bareka kureba kuri party yo kuvanga iki umugisha, ahubwo bavuga ati turagira icyo tumugenera, tumusubizemo imbaraga. Ntabwo kumva ko bagomba kwifata gutyo, apana kuvuga ngo turabifata nk'ukundi kuntu. Hari nk'abantu usanga afata wenda akakubwira Joshua n'ubwa mbere duhuriye nko mu materaniro wenda ahantu runaka, kubera ko nkubonye Joshua aritse nkagukubita nka 2 ukaza kuncurangira. Mu by'ukuri iyo utekereje tuvuge gukubisa ayo mafaranga ibyo 2,000 sibyo, nta kintu wayita mu by'ukuri. Urumva ntago wayita ngo ni igihembo kuko ntago anganyije agize ubushobozi bwo kuba yaguhemba. Ikindi ntago yavuze ngo mbese ugasanga ayo mafaranga icyambere ntahagije, ikindi akayagwa abiri muri angire nka hari igihembo akugeneye. Ibyo bintu wowe uko byumva ni ikihe kintu ushobora kubivugaho ukurikije uko byumva? Nabyumva harimo nabyita gute, harimo disrespectful kuntu no kutubaha akazi k'umuntu, kuko nta kuntu wahura n'umuntu niba ari ubwa mbere ngo mwubahuke gutyo uvuga ngo umuhaye 2 kuko ubwo bwa mbere muhura, kuko niba mwahuye bwa mbere wumvishije karite nyine y'ibyo yaguhaye uko bimeze, product ze wazumvishije, niba wazumvishije ziha agaciro bano bavuga ngo ndaguha 2 uko duhuye. Nyine ni ibingi nemaze kuvuga ngo arimo disrespectful kuntu nyine kwa kutubaha ikintu, kwa kutuvuga ati ibi bintu ntago izo mindset nizo dukwiye kurwanya cyane, tukwiye kuzirwanya. Tukavuga ati umuntu uramuhamagaye nibwo bwa mbere muhuye, byange byemere ntabwo hamagara umuntu utumvishe, byange byemere waragiye wumva ati Jerry Bezi avuze gutya curanga gutya, waragiye ubyumva ntabwo umamye neza ko ubona umuntu mu muhanda ati ngwino, oya waramwumvishe. Byange byemere imirimo y'ubuyizi ibi nivugira, burya ikiza cy'umuziki imirimo irivugira ya musique, umuziki urivugira kuko byange byemere yukoze abantu baravuga ati Jerry Bezi akora gutya, Jerry Bezi ameze ata afite discipline gutya na gutya, birivugira. Byange byemere muhamagaye warabyumvishe, ubu nicyo gituma umuhamagara. Rero byange byemere ugomba kumuha agaciro, ibyo mbivugiye ko hari ikintu bita guprofita umuntu. Hari igihe akenshi hari igihe batari uko akubonye bwa mbere wenda musanzwe murakorana, ariko ugasanga
iyo yabigiye hari uburyo wari ubivuze ngo disrespectful mu buryo bumwe ndakumva kuko nimba uyu munsi nimba Easy Music ifata amafaranga tukajya kuri tele tukajya gushaka abacuranzi tukajya kugira ngo icyo duhagaze hano turwanya nka Easy Music ni imyumvire iri hasi cyane cyane ku bijyanye n'umucuranzi. Ibyo bintu ukurikije ibiganiro tumaze gukora ahantu bikunda kugaragara cyane ni muri gospel. Usanga umuntu kubera ko ashaka hari ukuntu bagukubitisha imyumvire bagahita bagukubitisha imyumvire ati Imana iraguha umugisha ngo inukorera umugisha ngo inufashe mbese urabona ukaba wavuye hano igikondo wagiye nko gucuranga nk'ikanombe ugasanga nk'umuntu ahise akubwira ati Josh waje ukancurangira ati mfite nka 2 by'amata urumva rero uyu munsi twe duhagaze hano nka Easy Music dushaka gukangura urabona ni nk'ubukangurambaga turashaka guhitinga ku bacuranzi bafite imyumvire yuko muziki itagira iterambere tugashaka guhitinga no ku bandi bantu abo bantu nyine bakora gutyo urumva umuntu nimba umuntu aguhaye 2 mu by'ukuri 2 birakumarira iki uramutse umbwiye iki 2 ugize wenda ni nabyo ubonye byonyine urumva niti kigukuye Kanombe urumva ko hari abantu bagifite imyumvire iri hasi mu bijyanye na muzike noneho hazamo n'ikintu nakita propaganda yo guhita bagukubitisha ngo korera umugisha urumva noneho usanga ibyo bintu byarabaye nk'ibikomere ku bacuranzi byarakomerekeje nk'abacuranzi bamwe bagahita bagenda bakaryama bakavuga ati n'ubundi twabonye muri muzike nta kintu kibamo n'ubundi ari amafaranga bagira ugasanga hari n'abaririmbyi babigenderaho bakavuga ati ubundi se bari ko babuze imikoro urumva mu by'ukuri uko mpagaze aha ngaha jewe ndi umuhamya kugwamiriza ko muzike ishobora kugutunga kuko na experiences ubwo buzima muzike mpesha ikintu cyiza nifuzaga mu buzima rero ntago nakemera kwicara ngo ngende ngo ndyame mvuge ngo mvuge ngo muzike ngo umuntu wese nyine ayica amazi gutyo uko yiboneye kandi nzi ukuntu yamfashije ngende ndyame nukuvuga ngo twe nka Easy Music twicaye hano dushaka kugira ngo dukangura abantu mu bitekerezo tubabwire wa wundi utekereza ko ashobora gutanga 2,000 bikagura umucuranzi wa wundi utekereza ko ashobora gufata umucuranzi akamujyana mu ntara akamara icyumweru amuhemba azamuhemba 15 ku kwezi wa mucuranzi wicaye azi ko muzike ibintu yarwaniye mu by'ukuri umucuranzi kugira ngo amenye gucuranga ku rwego abantu babyishimira biba byaramutwaye amajoro n'amajoro jewe ubwanjye byagiye bintwara amajoro bikansaba ko ntaryama bikansaba ko ndarankanuye bikansaba ko nawe ndumva experiences wari zimwe akenshi rero hano duhagaze dushaka gukangura abantu mu bitekerezo ngo tubibutse yuko muzika ari profession nk'izindi zose wowe ubivuga iki nibyo cyane ngende kumwe nawe ndi kuri side yawe kuko ibyo binangira nambabaza cyane ugasanga hari abantu bateye batyo ariko nanone tugomba kwihagararaho ku giti cyawe ugomba kwihagararaho ukavuga ati umuntu ntabwo yakubwira ati ngwino ngo mfite 2 by'amata sugo 2 by'amata 2 n'itiki urama ngo najya Kanombe n'igihumbi ari nigenge none nanaguye uko ndi munini atashiraho 5 bunini urumva akatashiraho 5 z'ubunini ugasanga bibaye cyatanga ubwo urumva koko byanga ibyemere ngiye gusa umbwiye 2 nakubwira ati musaza wapi rwose abajya umebere byatwe niba ufite ikinyabiziga cyawe ngwino umere ufite njyana unansubize kugira ngo nuko 2 ntacyo byamara umva rero izo mindset tukwiye kuzirwanya cyane ariko n'umucuranzi akabigira mu ruhari ubwe ku giti cyagararaho nkunge ntabwo ambwira 2 rwose ntabwo byashoboka 2 rwose nta amata se ndamprise none turi no ku regime tukabanya ibinure amata twaba turi kubyongeramo urumva rero uguma kwiyagaruka mubwira ati ntabwo bishoboka 2 ni maki ntabwo bishoboka ugasanga ya mindset twavugaga tugenda tuyica wa muntu ari kujyana mu ntara kujyana 15 mu ntara kugamba 15 se mu ntara
ufite wenda urugero ibyo sharije nyinshi uri bukore, ufite ibindi by'uri bukore, ufite abo uzaza ukishyura inzu, byanga ibyo 15 bara amafaranga make. Ukihagarara ukavuga ati 15 ntabwo bishoboka, ukavuga ati kuko uzi producer ukuntu zimeze ntabwo ndi bukora ayo mafaranga, ukabyanga. Byanga ibyo mere izo mindset zizahinduka hamwe n'abacuranzi nitubifatanya bizahinduka cyane, kandi byanatangiye ababona bigenda neza cyane rwose. Ku giti cyanjye ngewe ntabwo umuntu ashobora kuvuga ngo 2 ngo byemere, oya bitewe n'uretse na 2 sina 2 gusa, bitewe naho uri bugire bitewe n'uburyo uri spending ayo mafaranga, bitewe n'uburyo uri bukoresha ayo mafaranga, biterwa nyine nuko wadirinze deal yawe, ukavuga ati ntabwo uri rukundo, ukihagararaho ukavuga ati wa muntu aravuga ati uko buryo ari byo, n'ubutaha akakubaha akavuga ati Josh ntabwo, cyangwa se Jerrybe akamvuga Jerrybez akavuga ati Jerrybez ntabwo akwiriye amafaranga, akamwongeza gutya, wenda arakenera amatike, arakenera kwishyura inzu, arakenera gukora ibi n'ibi byose, nyine akabikubahira, akabiha agaciro bitewe nawe. Ngiye icyo navugaga, umuntu ku giti cye, umucuranzi ku giti cye agomba kwihagarara akavuga ati, kuko hari abacuranzi bamwe namwe bameze batyo, urabazi ndakeka, akakubwira ati mfite 2 by'amata, ukaburaje wiruka, cyangwa byemere urugutesha agaciro n'abandi. Ibi gutesha agaciro n'abandi na producer urukuzitesha agaciro. Uyu munsi nagwaye 2, ejo azakubwira ati musaza ihangana utega ka bisi uzi ungereho, ubutakubwira ati nta bisi mfite ndagwa tapeni. Urumva usange bya bintu bye biri guta agaciro utihagazeho, utabihaye agaciro ubwawe. Icyo naba rero tubihaye agaciro twego ubwacu, kandi byaratangiye. Bamwe hari abacuranzi nzi rwose atakemera kumubwira ayo mafaranga, umucuranzi hari abacuranzi nzi ubwira amafaranga akakubwira ati oya ni make, ongera, kuko bitewe na produit uzi ko zimeze ziwe ukamwongeza amafaranga. Reka dukome urujyo dukome n'ingasire. Tuvuze ku bacuranzi, njye bwanye numva nahita nkora nk'indirimbo muri studio ikangurira abacuranzi kumenya agaciro kayo. Uzi ko nayiririmba, mucuranzi menya agaciro kawe, menya ko ibyo ukora byose wabiruhiye. Urumva? No, icyo kintu uzi ikintu buriya reka nkubwire, buri indirimbo zikora mu mitwe y'abantu. Ushobora kugenda ukagakora muri studio ukagira ngo abantu ntibazakumva bakakumva, kuko nk'ubu se iyo hagiyeho wenda tuvuge nk'ingamba zo gukora zo kurwanya corona, buriya hari igihe bahita biyambaza n'abaririmbyi akavuga ati mudukorere indirimbo kuri bino bintu. Ntabwo ujye uzumva se ngo aryama neza muri supanete, bigenda binatembera ahantu. Buriya indirimbo ishobora gukangura abantu mu mutwe, ariko icyo duhaga ntago ari ngombwa ko tujya muri studio. Turashaka kubwira nyawe na mucuranzi, wowe uri kwinjira muri profession ya music. Hari igihe nigeze ndimo ngendana n'umupianiste, ntago muvuga mu izina, yanganiriza ukuntu amafaranga muri music atakiboneka. Yabanje ambwira ukuntu mbere bayabonaga, ariko ubu ngubu kubera ko abacuranzi babaye benshi muri industry, noneho bakaza, urabona iyo abacuruzi cyangwa se abantu bazi ibintu bageze ahantu ari benshi, bagenda competition force ko hari abagabanya ibiciro. Ugabanyije ibiciro ari ubana abakiriya. Noneho itanganiriza ukuntu nyine mbere, kuko ari bo babaga babizi, bafite experience ihagije, bakajya baca amafaranga bashaka. Mu by'ukuri abantu bacuranze muri za 2014 2015, musique industry musicale yabonekagamo amafaranga cyane, haba muri gospel, haba no muri ntuza no muri sakira, sibyo? Ariko noneho abacuranzi benshi babereye benshi, usanga ari abaza gahita yemera icyo. Mu by'ukuri Jerrybez niyanga 2 azahita bagenda hapo, uko kwa runaka se ntabizi, ntiyabyemera. Ugasanga ibyo bintu aho kugira ngo biteze imbere umuziki, ahubwo biri kugabanya agaciro k'umucuranzi. Rero nyaboneka bacuranzi, muri kwinjira muri kariyeri ya music, 2,000, 5,000, 10,000, 15,000 ukore ukwezi kose, ntago byagutunga. Ubu ngubu amafaranga yo kwishyura inzu ariyongera ntagagabanuka. Barawe. So
reka dukome urujyo dukome n'ingasire abo bantu baba bafite imyumvire y'uko umucuranzi ari profession iciriritse igayitse igize gute yumva ko kwari n'abadufatanya n'ibyo bintu bakavuga ati bari ababuze ibyo bakora babona nyine twararindagiye abo bantu bababwira iki ko nabo baba bagize nabo mbona bakeneye kuzamura imyumvire nk'uko umuntu agenda akagura ikintu kimuhenze mba numva nabo bakeneye kuzamura imyumvire akaba ati nimba njya kugura imodoka nkumva ko imodoka izaturuka Dubai ari nziza ifite marike nziza ikomeye igize gutazantiza ibibazo igomba kunkoramo amafaranga ni gute ntabwo ngomba gutekereza ko umuziki ariwo nagura ku giciro gitoya kandi nawo ubuzima bwacu iyo umuntu aba yararirimba iyo wishimye uraririmba iyo n'abarwayi hari n'indwara urwara by the way umuziki ukagukiza warubizi so tubabwira iki sha yewe muntu uri kuvuga ngo umuziki uraciriritse ndi kukubwira wowe ubaze sha umuziki ntabwo uciriritse mbahaye n'urugero muri iki gihe nyine turi muri pandemic season urabona nyine turi mu gihe cy'icyorezo navuga ngo akagero gato nabahugira ngo babone uko umuziki udaciriritse reba iki gihe ibirori byarahagaze katuvuge ibitaramo bihuza abanyamuziki amakonseri yarahagaze ndakeka neza abantu 90% imyumvire anako feelings bafite muri iki gihe nibumva feelings bafite muri iki gihe umuziki yahagaze amakonseri yahagaze adashobora ko yajya ahantu ngo ajye kureba wenda korari yasohokeye ahantu runaka yakunda korari runaka yiwe akunda yahasohokeye ngo ajye kumva yumva umuziki ahimbarwe ajye kuri umuhanzi runaka wakoresheje ikirori ngo yumva umuziki ahimbarwe feelings afite ubu ngubu bitariho arumva zimeze zite ubwo ngubwo umuntu ubwa urumva bimeze bite ibaze widusubiza nasubize sibyo noneho yibaze umuziki udahari nta mucuranzi uhari rero umuntu ugufeka umucuranzi ngo yabuze ibyo akora umucuranzi ngo bari ntaso nabyita gute bari useless bari iki uwo muntu afite ibitekerezo biri hasi cyane uko umuziki ngiye hari agasitati nkunda nkavuga ngo kavuga ngo where words fail music speaks ndagakunda cyane no kuri WhatsApp yanjye nuko amaze imyaka n'imyaka sinjye ngakuraho hano ndakazi kuri nuza yawe cyane aravuga ngo aho amagambo yananiwe umuziki uravuga kandi aho amagambo yananiwe hari abantu bababara bakakoresha umuziki ntangiye ni wabaye nifatira gitari nk'incurangira nawe yumva uri free wumva ushaka kudakeka umuziki ufite part nini cyane mu buzima nta muziki nta byishimo nta muziki nta entertain rero umuziki ni ikintu gikomeye cyane ukwiye guha agaciro uvuga ngo umuziki nta gaciro ufite ndamukomeje uwo muntu yaba yarari nko hanze igihe amavubi atsinda yes nk'ibyo byose ariko kiriya gihe nari indi mu gatengo uzi ibintu byabaye uzi inkundura zabaye nanjye ariko hano mu rugo nandi mu rugo nanjye njyewe nagize ngo ni ikintu kibaye uko nagiye kumva numva urusaku gusarura rurashika n'ibintu bitari bisanzwe noneho mu muntu uza mu gihe nk'iki cya pandemic amplison no lockdown yari irimo ngayibaza none kujya kumva urusaku nange nagize ubwoba nasohotse niruka ariko mbonye kari celebration nabatoya naza guhura na Kabera nuza Kabera yarari Nyamirambo nuza ikintu gishimishije kinasekeje cyari kirimo abantu bose basohokaga barimo babyina baririmba bakubita ibigoma bavuze kuko kina wasohotse se agira sokanye nka noza nk'urunyanya agiye gucuruza ntabwo bishoboka wapi basohotse afite ibigoma cyangwa umuntu ahita yirukira muri boutique ati baratabangurira kuki basohotse afite ibigoma bamwe baririmba numvaga ngo sugira wacu ibintu nk'ibyo basohotse baririmba wa muziki akano umuziki burya ni part nini cyane y'ubuzima ntago byabura none ngo turaciriritse we wisubireho uvuga ngo umuziki uraciriritse
one more question to answer. niyo modoka nifuza kuzatunga. Nifuza kuzatunga Range Rover. Izaba yaraciriritse, izaba itakigezweho rwose. Aho Imana ishobora kubikora nkanayibona vuba ikiriho, cyangwa ubwo niba yaravuyeho. cyangwa amafagitire yaranditswe n'amafaranga yamaze kujya kuri konti ya nyiri Range Rover. Ntago birageraho, ariko hamwe no kwizera Imana bizaba neza cyane rwose. Nibizaba Range Rover nzayitunga, kandi apana Range Rover harimo komeje Range Rover Sport 2020. Wani Big Josh. Yes, Josh. Kino kiganiro nagikunze. Josh, tugana ku musozo. Nicyo kintu wabwira abacuranzi na niye nama watanga ku mucuranzi mu rwego rwo kumushishikariza guharanira agaciro ke nk'umucuranzi. Hanyuma na wongere unavuge unagira inama utanga ku bantu batekereza ko muziki nta mafaranga bamo, adashobora guta umwanya we atinda ku bintu bya muziki. Bon, inama ya mbere nagira abacuranzi, ikintu cya mbere nkunda abacuranzi, nkunda buri mucuranzi wese, Jerry ndagukunda. Merci. Nkunda kwemera. Karibu de drama. Ruba abantu benshi aba musicien aba bassiste aba kimwe ndabakunda. Ikindi cya mbere, cya kabiri inama nagira buri mucuranzi ikomeye cyane, dukomeze dukunda umuziki wacu. Icya kabiri tujye na discipline, kuko mu muziki nta discipline ndakeka wagiye ubyumva ahantu benshi, wagane n'abantu benshi bajya kugura discipline cyane. Nta discipline nta muziki, niko bimeze gose. Nta discipline nta terambere. Tujye discipline, tumenye kuba humble, duce bugufi, dufatanye. Abacuranzi dufatanye, tureke kuba selfish, tureke kwiba nyamwigendaho, tureke kuba nyamwigendaho. Bega dufatanye, nidufatanya umuziki uzagera kure. Nitujya discipline tuzakundwa mu gihugu hose, dukundwe. Azavuga ati Jerry Base ari humble, Jerry Base ni umwana cyo bugufi. Ntago ari umwana mwiza, oya. Ni umugabo mukuru. Nari muciriye imyaka. Ntago uzi kuri ntago yigeze ukabona ako kantu ko iyo bavuze ngo umusore ngo ni umwana mwiza uko nawe ameze. Narayibonye afite uruhara. Ariko urebye mu by'ukuri reka nkakosore. Akari kanyuzemo. Reka ngenda umwana oya. Jerry Base ari humble. Jerry Base ari humble. Nahize jya bango ngenda umwana mwiza. Jerry Base ari humble. Nyine bizatuma izina ryawe rigera kure, abantu bagukunda. Si no kuvuga ngo n'umuziki gusa, hari n'igihe wenda uzakina service runaka bitewe n'izina ufite na discipline uzwiho, bigufasha kuba wapasinga ahantu runaka. Wapasinge nta kibazo ufite, ya discipline hari kwa guca bugufi. Discipline si ngombwa no mu buzima no muri muziki n'ubuzima bwose, discipline irakenewe. Rero abacuranzi nicyo nabagira inama, discipline gusa bakayigira, tukamenya kuba humble, tugafatanya. Ikindi babantu bafite ya mentalite, ya mindset yo kuvuga ngo abanyamuziki ngo hari n'abantu bavuga ngo abanyamuziki nako bibagiye ukavuga, ariko nako karimo. Abanyamuziki bavuga ngo abanyamuziki ngo ni ibirara. Abanyamuziki ngo ni ibirara, ngo ni iki. Iyo ni imyumvire mibi. Nosore ikirara suri umunyamuziki ukomeye. Sinakubwiye, simaze gutanga ubuhamya nonaha wirebera, simbikubwiye ko ndi humble. Ubwo se humble bivuyemo iburara noneho. N'ibyo byose nabwiraga se, ndakeka nanjye ntago ndi ikirara. Nta nugonyeka kandi nibyo. Wowe nyine uri umwana, nakora umusore mwiza. Urumva nibyo nari kuvuga nyine, byange byemere rwose. Njyewe umuziki ndanawukunda. Sindi umuziki bahita bawurya n'abambayeho. Kuko umuziki ntabwo nzi gucuranga, ni ku buryo navuga ngo ndarenze cyane, nta nubwo ndenze rwose, ciye bugufi. Ariko umuziki umubyishimo rwose, ndi gucuranga mba nseka, nishimye, numva biryoshye. Noneho yaba ari gucuranga n'abantu beza bakwishimiye, biryoshye, ndishima cyane, ukabona ko feelings zirarenze nyine kumva. Umuziki ni ikintu gikomeye cyane. Rero umuntu usuzugura rwose mbabari azayivuga ahandi hantu cyangwa mu kindi gihugu ntarimo, tutamwumva rwose azabibere nka Yesu. Ikindi gihugu navuga cyakora ntacyanza.
aramutse yibeshya akabivuga tumwumva twamucanaho amakopra twajya kuyagura muri Iraq twajya dufata aya makompra twajya dufite amabase tumukubita utu telegrage mu mutwe telegrage mu mutwe ariko umuziki ukwiye kubahwa urugero rwose rwiza nabo babibonye umuziki ni wubahwe cyane. Yes, murakoze cyane, turagushimiye Josh. Murakoze cyane, turabashimiye Easy Music Rwanda, ni igitekerezo cyiza mukomerezeho cyane kuko mugiye guhindura ibintu byinshi cyane. Wow, thanks. Jerry Bass still on the mic, the African black and brown bass boy. Iri zina nizeye ko mumaze kurimenyera. Tubasabye ko nimba ukiri kureba kino kiganiro ukaba utarakora subscribe, nyawo nakora subscribe ubundi wibuke gusharinga. Ni Josh the Big Josh twarimo turi kutuganira kino kiganiro. Tubibutse ko hari n'abandi batumirwa benshi tubafitiye, ari abaririmbyi, ari abacuranzi, ari aba producer, abantu bose bafite aho bahuriye na industry musicale. Twe bose tuzaya tugenda tubakugereraho. Icyo usabwa ni ukujya ureba no ma videos ukagira icyo ukuramo, ikindi ugakora ama subscribe ugasharinga, uzajya ubudufashije cyane. Tubahaye ikaze rero kandi tubasabiye umugisha ku Mana, buriya tujye dusabira n'abantu umugisha cyane, burya cyane dusabira imigisha, turanayihesha, turayitanga mu buryo bwo mu mwuka no mu mubiri. Turanayihesha. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo cyo muzahambira mu isi no mu ijuru kizaba kigize kugira vitamina. Reka tugire ibintu duhambira kuri bano bantu, duhambiriye ubukene mu izina rya Yesu. Amen. Ciao.